muzabwifuza ariko ntimuzabubona. Ni topike nziza cyane kandi yumvikana, irimo umwuka w'Imana, irimo ikirere cy'ijuru. Turaza gusoza dusaba abantu batsinzwe nabyo guhita baca bugufi aho bari, tukabasengera Imana, tukabingingira Imana. Iri ni ijambo rero ryiza, ni topiki nziza cyane. Ubwo hari umunyarwanda wavuze ngo imfubyi yumvira mu rusaku. Hagati aho hari abantu bahita bibaza umuntu ni gute azamuka ubwo bushorishori, ni gute umuntu yazamuka mu bushorishori kugeza aho Imana igombera kumumanura. Ubundi ni ibihe bintu bimuranga uwo muntu wazamutse akagera mu bushorishori Imana ikamumanura? Icya mbere kimuranga ni ukudahugurika. Ugiye kumanurwa, kudahugurika bijyanye no kudacyahwa. Hanyuma icya kabiri, uba yarahagaritse kwera imbuto zikwiriye abihannye, akaba amaze kuba igitutsi imbere mu bantu. Kangushimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko tubana hano kuri Evangeliste Mama Lionel. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Niba ugeze kuri channel rwo bwa mbere, nyabona kandi subscribe. Ubundi niba ukeneye gusengerwa, hamagara umukozi w'Imana, nimero ziri hasi, mubashe kubana mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka nsuhuze abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadiaspora. Abantu mudukunda, ubwo mvuze ntara ya gatandatu y'abadiaspora, abantu mumaze kubimenyera, ni abantu bari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese mwitamo abadiaspora, uri Burundi, uri muri Kenya, uri muri Tanzania, uri muri Uganda, uri muri Uganda n'ahandi muri Amerika, Aziya, Sweden. Abantu mwese mukunda Evangeliste Mama Lionel. Niyo mpamvu uyu munsi wa none twabagendeye, tubazaniye umuntu w'Imana. Nimvuga ngo umuntu w'Imana ntimubyumve ni wa muntu w'Imana, ahubwo ni n'umwana w'Imana, kuko yahinduriwe kuba umwana w'Imana, yicarana na Kristo mu buryo bw'umwuka mu ijuru, kandi muri buze kumwumva. Niyo mpamvu ngiye gutangira musuhuza. Muraho neza nyakubahwa? Muraho. Yesu nashimye Imana, ahimbazwe iteka ryose. Amen. Turanezerewe kuba hano cyane. Murakoze cyane. Hanyuma mwitwa bande? Mwibwira abantu bakunda Evangeliste Mama Lionel. Ngira ngo abeshi bakunda kunkurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga, ariko kandi amazina yanjye nitwa Evode Nzayituriki. Nk'uko wabivuze, igikuru ndi umwana w'Imana. Mu bijyanye n'amatitire byo iby'Imana impaye nibyo nakira. Ndi umuhanuzi w'Imana, nkaba umushumba. Imirimo ni myinshi, Imana yangabiye ibintu byinshi cyane. Abera baraza kubibona mu isi y'umwuka. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko nta n'ikibazo byaba bitwaye. Reka buriya Imana iguhaye ikintu, umuntu aba agomba harira n'abakubona akavuga ati ese biriya Imana yamuhaye kuba babita ngo ni abantu b'abasekiriteri. Uri umusekiriteri muri kampani ahantu, cyangwa kuko ndi kubona ushobora kuba nk'umukozi wa banki, bambaye cyangwa se abapasiteri nabo bahora bambaye gutyo bari smart. Ndi umupastori, niwo murimo nkora. Ubwo ndi umusekiriteri mu bwami bw'Imana. Haleluya. Noneho rero uyu munsi wa none, abantu batabazi mwabibwira muti? Yes, mu kuri dukorera umurimo w'Imana hano mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro. Dukorera amavugabutumwa atandukanye ahantu hatandukanye, tubwiriza ubwami bw'Imana mu bantu, duhindurira abantu mu kuva mu byaha bajya muri Kristo Yesu. So rero ndumva umurimo wacu n'uwo no kubwiriza ubutumwa bwiza, niyo seve yacu. Turirata umusaraba, turirata amaraso ya Kristo, turirata urupfu n'umuzuko bye. Nibyo dushinzwe kwamamaza kugeza tuvuye mu mubiri. Ibindi byose rero umwanditsi umwe yigeze avuga ngo ibindi byose ni ubusa, ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ariko ubwami bw'Imana ntibuzarangira.
buzahoraho iteka ryose. amen. Amen. Turi abami rero n'abatambyi niko umwanditsi yavuze. Yego. Turi abantu Imana yarose mu bise by'amaraso. Haleluya. Turi abanyembaraga muri Kristo Yesu. Haleluya. Ndafashijwe ntangiye gufashwa kandi. Turi abantu badasanzwe. Yego. Turi abantu b'umwihariko. Haleluya. Turi abantu bahesha abandi amahoro. Haleluya. Turi abantu turabahesha umugisha. Haleluya. Turi abami bakomeye kandi batariho none gusa, ahubwo no mu rupfu twebwe seve yacu izagumaho. Ngo no mu ipfa ryacu iryo zina rya Yesu ngo rizaduhumuriza. Hanyuma biravuze ngo turiho muri ubu buzima, twe turi abantu bariho muri ubu buzima, kandi tuzabaho no mu bundi buzima iteka ryose. Amen. Rero nabo turibo turi abana b'Imana. Yohana yarabyanditse aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Aravuga ngo ariko uko tuzasa ntabwo kurerekana. Aravuga ngo ariko icyakora Kristo ntiyerekana, tuzasa nawe. Hanyuma buriya ntekereza ko naza asa n'izuba nuko tuzahita dusa. Hanyuma naza asa n'ukwezi nuko tuzahita dusa. Rero abantu benshi ntibakunze kumenya bene aba bantu ngo kubera ko ngo tugaragara nk'abatariho, niko Paul nawe yavuze ngo tugaragara nk'abatariho, ngo kandi tugaragara nk'intamenyekana, ngo ariko kandi ngo ngo turi ibirangire, ngo hanyuma ngo tugaragara nk'abapfuye ariko turi bazima. Hanyuma isi duhagazeho undi yaravuze ngo tuzimurwa mu isi tugera iwacu. Hari iwacu rero turi kugana aheza twubakiwe n'umukiza, kandi tuzabanayo n'Imana. Aho rero seve yacu tuyivuze bwacya bukira, kuko tuvuze abo turi bo, ariko Mana we, tuvuze abo turi bo bwacya bukira ntitwataha. Abantu ntibajya mu mirimo itandukanye, ariko abo turi bo mu ijambo rimwe turababwiriza butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Haleluya. Mbese turi abana mu bwami bwa Kristo. Ikiganiro ko ndakigusigamara ndabigenza. Iki kiganiro ndibuze kukisigamo rwose. Muri aho rero kugira ngo abantu badakurikiye bataza kubona yuko wenda tutigeze dusenga, ariko ngiye ndikumva twanasengera. Ariko And we lost it for again. Il passe again, man. Je l'ai aussi et bon les faux. Et non, still a peace for again, man. Reka tubwira abantu bakurikiye iyi channel evangeliste mama Lionel. Iyi channel ni channel y'imbaraga, ni channel irasengeye. Ndikumva hari ibintu bitangiye kumanuka mukozi w'Imana. Abo turi bo rero ahantu twicaye hose duhita dutangira kwakira amakuru. Mbega amakuru meza. Haleluya. Mbega amakuru meza. Haleluya. Mbega amakuru meza ku bantu bakurikirana iri tangazamakuru rya hano. Mbonye Imana yuhagira abantu. Bakurikira iri tangazamakuru. Mbona irabuhagiye n'isabune nziza, irabasiga amavuta, irangije irabaterura, irabakikira nk'uko umubyeyi akikira uruhinja. Numva ijwi rimbwiye ngo umuntu ukurikiye iki kiganiro uwo ari we wese yakiriye kuhagirwa n'Imana. Sinzi ibyakwandura, sinzi ibyaguhumanije, sinzi abakwigirijeho nkana, ariko wakira ino message. Imana irakuhagiye, Imana iragusize, Imana iragufubitse. Ntuzongera kwicwa n'imbeho. Kuhagirwa umuntu wari wahumanije, wari wanduye. Hanyuma gusigwa ni ukugira ngo umuntu akire umucyo Imana itanze. Hanyuma guterurwa, gufubikwa ni ukurindwa, ni uburinzi. Ibyo byose murabihawe mu izina rya Yesu. Amen. Mbega umwuka w'Imana. Uyu munsi twagutumiye kugira ngo tuze kuganira. Hari ikiganiro babonye ubushize kivuga ngo ubushorishori wishizeho bwose nzaguhananura ngo usubize hasi. Uyu munsi wa none turakomereza muri ayo mavuta ya mama Lionel, ariko tugana noneho ku ijambo riri muri Yesaya 22 umurongo wa 19. Bivuga ngo nzakunyaga ubutware bwawe kandi nzakumanura ngukure mu bukuru bwawe. Nzakunyaga ubutware bwawe. Yego.
kandi nzakumanura ngukure mu bukuru bwawe. yego Yego. nzakunyaga ubutware, Yego. nkumanure, Yego. ngukure Yego. mu butware bwawe, cyangwa mu buturo mu bwawe, bukuru bwawe. cyangwa mu bukuru bwawe. Yego. Hari abantu yavugaga ngo hari abantu bahagurutse nk'ibizu bibagirwa yuko Imana, baravuga ngo mbese Imana ni iki kintu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Imana yubakiye abantu amazu bari bakijijwe, ariko barangije baratumbagira we. Ariko ijambo riravuze ngo nzakumanura ngo ukure mu butware bwawe, ukureho n'ubukuru bwawe. Iri jambo ryumvisemo ibintu bitatu bikomeye cyane. Yego. Ikintu cya mbere numvise, hari abantu bazi ariko bakaba bizamuye. Hari igihe umuntu yizamura, akizamura, akizamira rwose, ikintu cyose yakora kugeza ubwo azamutse yizamuye akagikora. Niba ari ibitambatamba, niba ari ibiguzi atanga, niba ari ibintu bishoboka byose akabikora, niba ari minani agurisha akagurisha, kugeza igihe azamukiye akizamura. Umuntu wa kabiri numvise Imana iri kuvuga ni umuntu wazamuwe na Satani. Buriya Satani nawe ajya azamuka, imyuka iri sataniste. Umuntu wa gatatu rero numvise ni umuntu wazamuwe n'Imana ariko akibagirwa ko yamuzamuye. Iri jambo ni ijambo ryiza rikenewe mu gihe gisa n'iki ngiki. Dushimira Imana kubw'iryo yerekwa mwahawe. Iryo yerekwa ni ryiza cyane kuko abantu bakwiriye guhishurirwa bakamenya. Iyo umuntu yizamuye, igihe kiragera ibishorishori yagezemo cyangwa se ikirere yamaze kwihagarikamo, yakigeramo kuko yizamuye atazi uko bazamuka n'uko bazamurwa. Iyo ageze hejuru ntamenye uko bahakorera. Icyo kirere rero umuntu wese yiteretsemo gihita gitangira kumubwira ngo hano wagiye ntabwo tuzi uko wazamutse wa. Ntabwo tuzi ukuntu wamaze kwicara hano ukazamuka muri iki kirere cyacu. Ikirere yicayemo ubwacyo kiramurwaye. Nibwo uzabona umuntu ahitinga umwaka umwe, ibiri, ariko kubera ko ibitangaza byari ibifindano, ari ibintu bya extraction, undi mwaka ntiwongere kumubona. Kandi twagiye tubabona, barahari cyane, barahari, ntitwajya muri detail, twakiriza umunsi. Icya kabiri, uyu muntu wizamuye uzamubwirwa n'iki? Buri gihe cyose yirata imbaraga ze. Aha yicaye aravuga ngo ni njye, aho ageze ngo ni njye. Iyo nge Imana ntikunda njye, ikunda umuntu uvuga ngo ni Kristo ungejeje ahangaha. Ariko kuko uwo wizamuye atabyitirira Kristo, atangira kubyiyomekaho, Imana igafuha, kavuga ngo ndazamura, ariko uyu we yaje ati. Icya gatatu, uyu muntu agirana ibibazo n'abantu asanze muri icyo kirere yamaze kugeramo. Baramubaza ngo wowe kuriya yaje gutya na gutya akagera aha n'aha, wowe ugeze aha nkandi, wowe ugeze aha bimeze bite? Akabura ibisobanuro. Tuributsa abantu ko kugeza kuri izi saha hari ubutunzi wakwakira muri iyi si ugahita ubisobanura. Byaba mu bihugu bitandukanye kuri iyi si duhagazemo. Ubu ndi nko muri Amerika nkafata miliyoni 200 z'amadolari. Leta ya Amerika ishobora guhita imbaza ngo aya mafaranga yinjiye mu bihe bikorwa, ni ibihe bikorwa, ukagaragaza detail z'uko ibintu bigomba kuba byagenze. Uyu muntu rero wizamuye nta bisobanuro abona. No mu Mana rero nuko bimeze. Iyo witumbagije ujya wumva hari abagura amatiti, abandi bakashaka gufindafinda ubuhanuzi butabarimo. Iyo umubajije ngo umuhamagaro wawe waciye he, ucahe ubuhamya bwawe n'ubuhe,
arakureba akakubwira ngo siwe wampamagaye. Uyu muntu rero wizamuye ntabwo turi mu mutindeho cyane, ariko Bibiliya yavuze ngo Imana izamukura muri ubwo buturo yitujemo. Yego. Kabiri, umuntu wa kabiri, kuko Bibiliya ivuga ngo nzakumanura, ni ibibwira abantu. Yego. Ibibwira abantu. Umuntu wa kabiri wazamuwe na sataniste, satani, imyuka iri sataniste iri connected n'umwanzi. Yego. N'umuntu wabonye ko ubuzima bwe bwanze, agahita atangira kujya gutanga ibiguzi kugira ngo agure igikundiro, agure n'imbaraga abantu bamwemere. Yego. Ibyo satani afite tekinike yo kuba yabitanga amezi make, ariko uyu muntu ikizamubabwira ntakivuze, nuko ntibishobora kuramba. Birakora umwaka umwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu ntibyakunda. Hanyuma icya kabiri kimuranga nuko nawe ahora yihimbaza, ahora yihimbaza, ahora yiyumva ko ari we. Ntashobora gufata ibikorwa akora ngo avuge ko ari satani, ahubwo aratangira kuko abantu bakunda Imana akabyitirira Imana kandi atari iby'Imana. Nibyo muri kumva ngo abantu bamwe bagikuzimu, abandi bagendera muri ibi n'ibi 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 n'ibi. Ibyo bigurano rero, ibyo bifindafindano, Bibiliya yavuze ngo Imana igiye kubimanura. Imana igiye kugukura mu mwanya witeretsemo. Yego. Imana igiye kugukura mu cyiciro wowe wijyanyemo. Yego. Wibuke ko iyi mikabami ni nayo yimura abandi. Yego. Wibuke ko Imana ishyira ikuzimu igakurayo. Yego. Heno orastifo again pili pass. Wibuke ko Imana niyo itanga umwuka wo guhumeka. Wibuke ko Imana ariyo itanga ubuzima. Yego. Rero wowe wicaye mu mwanya udakwiye kwicaramo, wewe ufindafinze ibintu ukajya mu mwanya utari uwawe, wowe wabiranduye abandi ngo wicare, wowe wizamuye ukajya kugura n'imbaraga zigusapotinga uwo mwanya wari urimo. Bibiliya muri Yesaya iravuze ngo Imana igiye kuguhananura. Igiye kuguhananura. Mukozi w'Imana, mukozi w'Imana, hari umugabo witwa Nebukadinezari. Yego. Uyu we Imana yari yamuzamuye, imuha ubwami, imuha igitinyiro, imuha imbaraga, ariko ageze ku bwami ntiyakora icyo ubwami bw'Imana bushaka. Biravuga ngo intumwa zose zikamutumwaho akanga kuzumvira. Biravuga ngo igihe kigeze ajya kurisha mu ishyamba. Yego. Ubutware n'ubutware bwe biranyazwe. Biranyazwe. Yego. Hari abantu banyazwe ubutware. Yego. Ubutware wihaye urabwambuwe. Yego. Ubwo wahawe na Satani urabwambuwe. Yego. Kandi ubwambuwe n'ikiganza gikomeye. Ubwambuwe n'ikiganza cy'Imana. Ubwambuwe n'ikiganza gifite imbaraga. Ubwambuwe n'ikiganza kitabuvogerwa. Ubwambuwe n'akaboko kambukije Abisiraheli inyanja itukura. Ubutware wihaye urabunyazwe. Undi wa gatatu we n'umugisha, n'umumaro, unyagwa. N'umuntu Imana yahamagaye kandi uza kwiyumva dukeneye ko utsindwa n'iri jambo, ugaca bugufi, ukiyeza, ukatura, ukabohoka, ukamenya imbaraga z'Imana. Uyu muntu wa gatatu ni umuntu wahamagawe agakurwa hasi, Imana yavuze, akazamuka, azamuwe n'Imana, yagera hejuru agatangira gukora iby'Imana idashaka. Iyo ukoze iby'Imana idashaka
hari abantu bakibwira ko bari kumwe n'Imana, umwuka wera yarabavuyeho kera. Uri reverend, uri bishop, uri apostle apostolique, uri mwarimu, uri umudiyakoni, uri evangeliste, uri profete. Imana yaraguhamagaye, uri mu murongo w'iby'Imana ishaka. Niba utari mu murongo w'iby'Imana yaguhamagariye, ubutware bwawe urabunyazwe. Niba utari mu mwanya ugomba kubamo, nawe urabunyazwe. Hari umugabo witwa Sawuli, benshi bakunda kumwumva mu mateka mabi, ariko Sawuli yimikwa bwa mbere yabanje gukora ibyiza. Imana imwimikira kuyobora Abisiraheli, kuko bari basheze ngo bakeneye umwami. Sawuli ageze hagati atangira gukora ibizira, Imana imuca ku ngoma. Ayo ni amateka muzi. Iherezo rye ntiryabaye ryiza. Nshuti yanjye, imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Uko watangiye ni byiza, ariko se nonaha umeze ute? Umeze ute aho ushumbye? Umeze ute aho uyoboye? Umeze ute muri iyo korari? Umeze ute muri iyo church wahawe n'Imana? Niba utari mu murongo, nguhaye itangazo ko kugeza nonaha Imana ikunyaza ubutware. Imana ikunyaza ubutware. Kabone niyo waratumbagiye ukagera mu touristifo again, ukagera mu bushorishori, Imana irakumanuye. Imana igiye kumanura abantu, izamura abandi. Igiye kwimura abami, yimika abandi. Igiye gukenyuruza abakomeye, ikenyeza isuzugurwa. Igiye gukenyuruza abakomeye, ikenyeza aboroheje. Kandi ubwo butware munyazwe, ntabwo muzabugarurira. Muzabwifuza ariko ntimuzabubona. Ni topic nziza cyane, kandi yumvikana iri mu mwuka w'Imana, iri mu kirere cy'ijuru, iri mu kirere cy'ijuru. Turaza gusoza dusaba abantu batsinzwe nabyo guhita baca bugufi aho bari, tukabasengera Imana, tukabingingira Imana. Iri ni ijambo rero ryiza, ni topic nziza cyane. Ubwo hari umunyarwanda wavuze ngo imfubyi yumvira mu rusaku. Hagati aho hari abantu bahita bibaza, umuntu ni gute azamuka ubwo bushorishori? Ni gute umuntu yazamuka mu bushorishori kugeza aho Imana igombera kumumanura? Ubundi ni ibihe bintu bimuranga uwo muntu wazamutse akagera mu bushorishori Imana ikamumanura? Icya mbere kimuranga ni ukudahugurika. Ugiye kumanurwa, kudahugurika bijyanye no kudacyahwa. Hanyuma icya kabiri, uba yarahagaritse kwera imbuto zikwiriye abihannye, akaba amaze kuba igitutsi imbere mu bantu. Icya gatatu, uyu muntu uri mu bushorishori umanurwa n'Imana, ni umuntu ibikorwa bye bitakivuga ubwami bw'Imana, bisigaye byihimbaza, bisigaye byivuga. Icya kane, uyu muntu umanurwa, Imana ikagera ku rwego imumanura, ni umuntu uba wacyashywe n'ijambo ariko akarijugunya, akinangira. Akanwa k'abahanuzi kakavuga akinangira, abavuga butumwa bakavuga akinangira. Umuntu wese ijambo ryamuhugura akinangira. Uyu muntu rero niwe Imana ivuze imanura muri ubwo bushorishori. Kubera iki imumanura? Ni ukugira ngo atazageraho abantu bagatangira kumuyoboka bazi ko ari we Mana, bazi ko ari we Mana. Iyo watangiye kutayoborwa n'ijambo, uri kuyoborwa n'ibyo utekereza, uba ugiye kumanurwa n'Imana. Nicyo rero kiranga umuntu wagiye mu bushorishori, uri mu bushorishori ariko ufite ibimenyetso byo kumanurwa. Ibyo ni ibimenyetso simusiga biranga umuntu ugiye kumanurwa. Umuntu utiyeza,
umuntu udatsindwa, umuntu udaca bugufi, umuntu utumvira ijambo, umuntu utumvira Imana. Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye bupfuye burimbutse buzize kutamenya. Kutamenya ijambo ry'Imana, kutamenya imiburo, kutamenya biri mu nzira nyinshi no mu nzego nyinshi, ariko kutamenya ku bwoko bw'Imana. Kandi hari n'ijambo nasomye rivuga ngo abana b'iyi si bazi uburyo ki bagenga ibihe, bakamenya ariko mu bwoko bwanjye burasinziriye neza. Ibuzi ibipfa n'ibikira ntibubizi, kandi aribwo bwagakwiye kumenya amakuru n'amabanga n'amateka n'ibintu byinshi cyane. Biravuze ngo rero wowe usinziriye, iyo usinziriye umujura arakunyaga. Iyo usinziriye inzu barayipfumura bakakwiba. Satani rero aranyaga iyo amaze kukwambura ubutunzi Imana yaguhaye, kuko aribwo abarwanira. Imana iramanuka nari ikakubaza ibyo yaguhaye, wabibura nta kindi uba ukimaze. Biravuga ngo turi umunyu w'isi, ngo umunyu nukayuka ngo waba ukiryoshwa n'iki? Ngo kiba gisigaye ni ukuwujugunya hanze, apana mu nzu, apana kuwujugunya mu biryo, ni ukuwujugunya hanze mu nzira, ngo bakawunyuka, ngo bakawuribata. Yesu yari umuhanga, umukristo utagitanga amahoro mu bandi, ni umunyu wakayutse. Umushumba utakiryohera intama, ni umunyu wakayutse. Umuhanuzi w'umwesikoro, ni umunyu wakayutse. Any or lost for again, peripast for again. Abanyamatiku muri gutikura mu mayutubazi, muri myunyu yakayutse, ibisigaye ni ukujugunwa. Abantu benshi bakunze kumenyera ko Imana yigeze kuma umweyo, kwije gukubura, kandi yatangiye gukubura. Hari ibyo tutakibona, hari ibyo tutakireba. Rero imyunyu nayo yakayutse, izi ko ikiryoshye, Imana ije kuyijugunya, ije kuyijugunya, irayijugunyira. Imana yatumye abamarayika bahera mu birere by'Abamedi n'Abaperesi. Ibyo birere bifata abo bamarayika, ariko iriyiziye noneho umunyu wakayutse, waba ukiryoshwa n'iki? Abantu benshi barakayutse, abantu benshi bataye ibyiringiro, abantu benshi bataye umurongo w'ijambo, abantu benshi bataye umurongo wo kumva ijwi ry'Imana. Usigaye wiyumvira amadene mu matwi, usigaye wiyumvira amajwi y'abazimu mu matwi. Wataye umurongo, uri umunyu wakayutse. Wararirimbaga indwara zigakira, none ubu usigaye uririmba nta nuzi ibyo uri kuvuga. Uri umunyu wakayutse. Tubwire abantu ngo basubire ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana, basubire ku gicaniro, any or lost for, basubire ku gicaniro, bambara imbaraga, batwara intwaro zose z'Imana, kugira ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kandi mutware ingabo icingira igituza, mwambara ingofero, mushyiremo inkweto nshya, mwambara imbaraga nshya. Any or lost for, nawe azaduhunga. Muhaguruke twambara imbaraga. Habera mukanguke, habera mukanguke, habera mukanguke, twambara imbaraga. Dufate ibirere by'abarozi, dufate ibirere by'abakonikoni, dufate ibirere by'abapfumu, dufate ibirere by'abarangi, dufate ibirere by'abaeliminati, twubike imbehe z'abadayimoni. Pay a lost for again, they still again. Geneshe edo, the last for again ma. Pay a no, dufate miri bitekerezwa mu mitima, tubigomorere Kristo. Dufate isi mu biganza. Isi ntabwo igomba kuduhindura, twebwe tugomba guhindura isi. Wowe ugomba guhindura isi, jewe ngomba guhindura isi. Aho uri muri Amerika, hindura isi. Aho uri muri Australia, hindura isi. Aho uri mu Bubiligi, hindura isi. Aho uri muri Amerika, hindura isi. Hindura isi aho uri. Aho uri mu majyepfo y'u Rwanda, hindura abanyamajyepfo. Uri mu majyaruguru, hindura mu majyaruguru. Uri burasirazuba, hindura abari burasirazuba. Mu mujyi wa Kigali twagurukiye guhindura isi. Nimupfukame.
belestifo nimusenge nimwambara imbaraga akira imbaraga tuje guhindura isi turabami n'abatambyi turabana Imana yarose turi ibifaru by'Imana turabatamyi bakomeye honestivo dufasha ibirere by'abakoniko dufasha ibirere by'abaranyi dufasha ibirere by'abiyitirira Imana atari bo turubika turasenya turarimbura turamenagura turatwika imbaraga zose mu izina rya Yesu sheloti safo bela kotize enmai debo ano Imana iramwenga igiye guhagurutsa abo mu kabari nimutabikora igiye gufata abahungu bari mu rumogi ibahindurira ubuzima nimutabikora mugiye kubona abahungu baguruka nimutabikora ngo mumanura amadarapo ya Satani mugiye kubona umuriro w'Imana mugiye kubona imbaraga z'Imana mugiye kubona ibintu bikomeye Pilipa again ribasha atondepa ibendera rya Yesu rirazamu ibendera rya Yesu rirazamu andi mabendera yose ni yubarare ibendera ry'umwami wacu rirazamu tugomba guhindura hindura umuvuno pastor hindura umuvuno reverend hindura bishop we hindura ntukivuga iby'ubugingo usigaye uvuga amafaranga n'ibindi gusa uri bize rugikorera Imana nk'uko watangiye dira anost ifo nimukanguke burakeye kandi burije nimukanguke nimwambara imbaraga mwuzure umwuka wera mwuzure ubutware kuko twabuhawe n'Imana ntabwo isi izaduhindura ntabwo twe tugomba kugenda nk'uko isi iri kugenda ahubwo isi ikwiye kutwigiraho dukwiriye kuyobora abantu inzira yo kwera no gukiranuka Yesaya yarabyanditse aravuga ngo iyo nzira izaba iyo kwera no gukiranuka ngo umugenzi naho yaba ari umuswa ntabwo azayiyoba ntabwo azayigwamo ntabwo azabura inzira Yesu azamuyobora ngo ntiwize ibyo ntacyo bivuze ngo warize ibyo ntacyo bivuze igifite icyo kivuze wavuye mu byaha uri injijuke uri umuhanga uri umumenyi wahishuriwe ubwiru bwa Kristo uri umuntu udasanzwe uri umuntu ukomeye ni waba uba hehe pfa kubuziranye n'Imana pfa kubuziranye na Kristo abagiye kubaho nabo bantu mvuze bagiye kuba muri uwo murongo abandi Imana irabamanuye abatabyumva muramanuwe mwatswe ubukuru bwanyu mwatswe ubutware mwatswe ubukuru bwanyu mwatswe kwihimbaza kwanyu Yesu aragaragaye mwaramuburishije mwamuhishe mu makote yanyu mwamuhishe mu mabiro yanyu mwamutwikirije ubutunzi mwamushyize imbere umwijima mutuma yihungira rero aje kubaka ubukuru bwanyu ibyo mwibwira ko mwafindafinze Imana irabimenye tishalo stifo kidiba ibintu turi guhanura birakomeye byatinyuka bakeya ariko dutumwe kubivuga dutumwe kubibwira abantu imyaka ufite Imana ntiyitayeho amafaranga ufite Imana ntiyitayeho icyo yitaye ho bwari ubugingo bwawe noneho kugira ngo ubukurikirane nubwo abandi uri kubworeka ikunyaza ubukuru bwawe tubwira abantu ko ibi ntibiri kureba abantu bose muri rusange biri kureba bya byiciro bitatu twavuze dutangira umuntu wizamuye uwazamuwe na Satani uwazamuwe n'Imana yamuhaye umurongo wo gukoreramo uwo murongo ntawukoreremo Imana ikunyaza ubukuru bwawe ikunyaza ubutware bwawe uwahawe gufasha ipfubyi ukaba warabyirengagije ayo mafaranga urayambuwe ahawe abashobora kubikora uwahawe ufasha abapfakazi ntabikore Imana ikunyaze ubwo butunzi ibuhaye
abazemera kugendera mu murongo w'Imana. N'abo bantu tubwiye Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru. Nibyo twari duhawe kubwira abera. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kwishimire. Niba kino kiganiro cyumvishe gisharinga abantu, ndabizi ko kirimo umuti ukiza, kirimo umuti womora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Kandi amavuta y'Imana akomeza kubeho, umuriro ugurumana utwika ukuraho ukongora ukomeza ukubeho. Eliya ngo yanyuraga ahantu yasanga ibyaha bibaye byinshi, ati imvura ndayibitse, yagera ahandi ati umuriro wake, ahandi ati ndabicira hano kandi ntimuva hano. Nuko bimeze. Uwiteka akomeze akwagure, aguteze imbere, kandi nukuri n'indishiza akababaro niko bene data bajye bavuga iwacu yo iyomba. Rero Imana y'amahoro iguhe umugisha cyane kandi kwishimire. Umwasenga Imana tugasoza. Nitwe ba Eliya bahagurutse. Yego. Nitwe ba Eliya bahagurutse, nta bandi ba Eliya muzategereza. Kandi reka dusenge Imana, twinginge Imana, tuvuge imbaraga zayo uko ziri, tubasengera, kandi izo mbaraga tuvuga zirakubohora. Ngiye gusenga mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni umuntu wumva ibiganiro by'abera, by'abarokore, by'abakristo, ariko ukumva imigozi iracyagukanyaze, agakiza uri gushaka kukajyaho, ariko ukumva wapi. That is still for again. Cha bugufa ahantu uri. Hari iminyururu igomba kukurekura muri uyu mwanya. Hari iminyururu igomba kukurekura muri uyu mwanya. Very last for again minimum. Petasi for and now. Dutegetse imigozi yari gufasha. Imbaraga zikurwanya. Ubwami bw'abadayimoni ndabucagagura ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana nkorera iteka, ubohoye aba bantu, ubohoye umuntu mu izina rya Yesu. Niyakire ubuzima, niyakire agakiza, niyakire kubohoka, niyakire kubaho, niyakire kumenyekana mu bwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Ngiye gusengana n'abandi bantu ba kabiri. N'umuntu wanyazwe ibintu bye, umuntu watswe ibintu bye, amaboko ya Satani akakunyaga ibyawe. Tugiye kukugarurira ibyawe mu biganza. Ese urizeye? Nanjye ndizeye. Mana ishobora byose. Uyu muntu yisanze ubutunzi bwe bwagiye. Uyu muntu yisanzwe ijambo ryagiye. Uyu muntu yisanze yarota agatakirota. Uyu muntu yisanze ubuhanuzi butakiri muri we kandi yarabuhoranye. Uyu muntu yisanze imbuto zaragiye. Ndagarura ibyo by'abera byagiye. Ndagarura ibyo by'abera bagiye. Byagiye mu izina rya Yesu. Negetse imbaraga z'uburyo bwose ngo zihunge ibiganza by'abera. Abera bakire. Mwakire umugisha Imana itanze. Mwakire umugisha Imana irukije Satani. Mwakire umugisha Imana ibasakiye. Imana irabasakiye. Imana irabasakiye. Imana irabasakiye. Imana irasatse. Imana irasatse mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.